abamaze gutana muri ubwo buryo mureke kubeshya abantu b'Imana ngo ndaje ngo nkurebere nk'uko uyu mumama babivuga ngo yabona uri big woman cyangwa akavuga ati uriya ndamukuramo nka veni niko bimeze niko abo bahanuzi b'ubu bameze aravuga ati simvira mwaho byanze bikunze rwose ndayamukuramo akagenda atugiye kurwaza umwana wawe agiye kurwara ndagira ngo nkubwire yuko nzagaruka kugusengera ibyo bintu bitaraba hazi igihe bizabera mbese n'umutwe atetse kugira ngo ikindi gihe nabwo nagaruka Imana ni uko ijambo ry'Imana rivuga Imana yo mu ijuru rero ibagenderere bareke kubeshyera Imana ko hari ijambo rivuga ngo uvuga ngo Imana yavuze itavuze azabona ishyano kandi ngo wavumwe nyine rero igituma bubu agakiza k'ubu ngubu katameze nk'akakeye naho ngaho wambajije haza turakundana arankunda pe narakijijwe maze imyaka myinshi n'imyaniko niwe wanyigishije uko abakobwa n'abahungu bakundana yewe ntabyo nari nzi kuko n'iby'icyo gihe ntabwo nabaga mbyitayeho kandi habayeho igihe umwuka wera w'Imana ntwikiye simenye ngo maze imyaka iyi n'iyi simenye ngo ndashaje simenye ngo harungaya singiri kwiganyira mbega ndagenda nibera mu nyenga w'umwuka wera gusa numva mbanye n'Imana yanjye kandi numva Imana yanjye tubana ntacyo nayishinja ntacyo nayigaye tukajya mu bukwe tukera imbuto rwose kumva ntawe wahemukira ntawe wariganya ntawe wabeshya ngo ubone amafaranga nk'ibi byateye akiza kazima no gukizwa ukanera imbuto cyane rwose zikagumaho ntizihunguke ngo zigire igihe zagucitse ziveho bakubona ukundi kandi n'ubu niko numva byakomeza nuko numva bikomeza nuko mbashaka iyo ndiganije uri umuntu w'Imana nirinda kukwaturiraho ikintu kibi niko Imana yambwiye nirinda kukwaturiraho ikintu kibi nkababara mu mutima nkagenda ngasengana Imana uriya muntu uko yarakijijwe none akaba ahindutse nabi bitewe n'iki kuko abadayimoni basigaye badutwara abantu bigeze aha uyu we yamuvuye ashaka undi nyine yahise aba nyirarushako nta mugabo yigeze ufatika ahubwo yarwaye n'abadayimoni b'ubusambanyi akajya anashakana n'abakigabo utwana nabo baramubyarira afite nk'abana bane bagiye badahuje basi nuko nguko ariko Imana yamugiriye neza ntiyakomeza kumera nabi nyine arashaka arabyara nuko akajya avuga ati sinzemera kurira amaso nka Francina utarigeze ashaka akaba agiye gufata byaye ndamaze niba narabyaye ibyo biramaze nabi nanjye narabyaye buriya se waguwe neza akajya nkumva nta kibazo ku mwami wanjye avuga nibyo birabareba nta kibazo rwose Imana iguha umugisha tugikomeje mbese ko Imana yaguhaye agakiza ikindi buriya nanjye ndi umwana numvaga ntazashaka numvaga nanjye nshaka kwiha Imana nyine ibigenza nk'uko ishaka ibona yuko bikwiriye nyine ariko njyewe nk'aba bantu baba barihaye Imana genda bemera cyane kubera yuko umuntu yabidesiza akavuga ati nihaye Imana nisaba bikirabo ntibahari suhuza bene data nshuti z'umusaraba kandi nshuti zacu turabashuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe tugize umugisha ukomeye wo kubona umushyitsi kuri ARABOHORA TV. ARABOHORA TV ni channel ivuga ubutumwa bwiza bukiza kwihana ibyaha kuba waburushye ukaruhuka ukabohokera kuvugira Yesu kubera yuko Yesu ni mwiza yatugiriye neza aduha agakiza aduha kumwizera niyo mpamvu rero tugize umugisha yewe by'umwihariko ndanezerewe cyane kuba kumwe n'umukozi w'Imana nubaha cyane ni umushyitsi ariko kuri jye nta nubwo ari n'umushyitsi kuko twakoranye umurimo w'Imana namwita nka mama wanjye mu buryo bw'umwuka burya umuntu wakwigishije umubatizo akakwigisha agakiza akakuba hafi aba ari umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu ndamwubaha cyane rero reka abibwire abasuhuze niwe tugiye gukorana ikiganiro. Murakoze nitwa Muteteri Francina
nshimiye Imana ko nongeye kubonana n'uyu mubyeyi witwa Betty. Nanjye ndamukunda cyane, iyo tubonanye aje kutwigisha aho nkorera umurimo w'Imana, nezezwa no kubona naramwigishije umubatizo agakomeza agakomerera mu Mana. Biranezeza cyane ko tuzajyana mu ijuru, tuzabana mu bwami bw'Imana, kuko nicyo tubwirira abantu ubutumwa, kugira ngo bakomeze inzira y'Imana bazajye mu bwami bw'Imana. Imana rero imuha umugisha ko uyu munsi n'ubundi twabonanye, kandi numva nifuje ko twagira ahantu tuganirira, tukongera tukavugana iby'agakiza k'Umwami Yesu. Amen. Imana imuha umugisha, turamwakiriye, namwe mumwakire. Uyu mufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye, kuko yanyigishije Imana neza. Hari uburyo abantu bajya bahura mu murimo w'Imana umuntu akaba atanabibuka, ariko uyu ndamwibuka cyane. Amateka ye, ubuzima bwe yabuhariye gukorera Yesu, kandi bimugwa neza. Ndamukunda rero. Imana iguha umugisha, wahisemo ikintu gikomeye. Ndagushimiye. Kandi twagira ngo tuganire ku gakiza. Agakiza, ubundi iyo umuntu yumvise ijambo agakiza, agakiza ni iki? Abantu benshi basigaye baba mu rujijo, basigaye baba mu rujijo, ugasanga umwe arakubwira ngo agakiza kaba mu mutima, ariko inyuma ntikahagaragare. Ukibaza ako gakiza ari bwoko ki, bikakuyobera. Mbere y'uko twinjira muri topiki nyirizina, reka tubanze dusenge. Reka tumusabe asenga Imana. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'uyu mugoroba w'igicamunsi twongeye kubonana muri iki kiganiro, tugira ngo twamamaze ukuri kwawe, twamamaze ijambo ryawe. Urakoze ko wabanye natwe iriya myaka yose Mwami, n'ubu ukaba ukikomeje kuturinda. Ngaho uduhere umugisha aha hantu, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Imana imuha umugisha. Noneho twinjiye mu kiganiro nyirizina. Agakiza nyakuri ni gakiza ki? Ese agakiza k'ibicupuri bajya bavuga ko ni akahe? Mu by'ukuri utuganirire, utubwire ubundi agakiza ni iki mu by'ukuri? Agakiza watuganirira kuri icyo kiganiro. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Agakiza umuntu abona akakamenya ko ari agakiza, akanabyiyumvamo yuko abonye agakiza. Ni ukwizera Yesu umwana w'Imana, utamushidikanyaho, utavuga ngo hari ikizaguhindura kumuvaho ngo wumve uramuretse, ukumva nta cyaguhindurira ibihe byo kumwizera. Iyo rero bigenze bityo ukamwakira, ukamwizera, uba ubonye agakiza k'Umwami Yesu, ukabana nawe, ukamukomeza, kandi nawe ukajya umwumva ko ari mu bugingo bwawe. Ako ni agakiza kadahindurwa n'ibintu bije ngo umuntu abone yuko ubwo haje biriya na biriya byamutesha gukomeza kumenya Yesu. Kereka iyo ujijinganye ukumva hari ibindi umubangikanije, ariko iyo umwakiriye nk'umwana w'Imana wakiriye, ugasobanukirwa ko ari we mucunguzi wawe, ntajya iguhindura, kandi ukomeza kubana nawe ukajya umwumva mu bugingo, ukumva ijwi rye, ukumva uko akuganiriza, ukumva uko aguhumuriza, n'amahoro mu mutima ukayahorana. Ako ni agakiza uba wabonye, kuko Yesu aba yinjiye mu bugingo bwawe. Murakoze. Iyo bavuze ngo agakiza kaba mu mutima, usanga ihugura nk'umuntu turabapanekoti, akamubwira uti ibi ko atari byiza, kutari kugenda neza, akakubwira ngo ndeka, agakiza kaba mu mutima. Ese birashoboka ko agakiza kaba mu mutima ntikagaragara inyuma? Oya, agakiza kaba mu mutima warakiriye Yesu akaba arimo, ariko ukanamugaragaza n'inyuma, akagaragarira n'inyuma. Inyuma uburyo umugaragaza ni mu buryo bw'imico yawe y'imyifatire, mu myambarire, mu mivugire, mu kwitwararika, ukumva ntiwakora ibinyuranye n'iby'abandi bantu. Hariho abantu
baba bataramwakiriye neza, ukabumva yuko akubwira Yesu, ariko ukubwira ngo agakiza kaba mu mutima aba yumva mbese hari ikintu bita gukabya. We rero bene uwo bavuga ngo sinshobora gukabya, ibyo bintu ni ugukabya, kuvuga ngo sinakwambara ntya, kuvuga ngo sinagenda gutya, ngo sinajya ahangaha n'aha, ibyo mwebwe murakabya. Twebwe rero abantu bakiriye Yesu mbere ukumva ko umwakiriye neza, uremeruka niba anakubona ko ukabije biba bihagije. Ibyo gukabya kwawe ntacyo bibwira abantu, nta n'icyo biba bikubwiye. Wowe wumva ko ugomba kugendana nawe, kuko n'ubundi niwe uguha imyifatire. Iyo wamwakiriye Yesu aguha imyifatire, ku buryo ujya kwambara umwenda, n'urugero naguha, akakubwira ati ntabwo uwo mwenda ugiye kwambara ubikwiriye, ntukwiye kwambara uwo mwenda, wowe ureke, ukongera ukajya mu nzu ukahindura ukambara undi mwenda, ukambara undi mwenda kugira ngo udakoza Yesu isoni, kugira ngo uwo mwenda bagiye kukugayana abibona nawe ureke, kandi ko ku mutima ukabura bikwemeje. Wewe rero uzi ko agakiza kataba mu mutima gusa, ukagenda ukambara undi mwenda. Yesu arambika, kandi nongere mbikubwira, aba yaraguhaye imyambaro myinshi uhitamo, ku buryo ujya kuva mu nzu uvuga uti n'uyu ndi bwambare. Iyo rero atabyemeye ngo uwambare, rwose urawureka ukambara umuhesha icyubahiro. Imana yacu dufashe. Imana iguhe umugisha. Nagira ngo nkwibarize, wakijijwe ryari? Yewe nakijijwe muri 82. Kuva icyo gihe muri 82 ntabwo ndigera nkebakeba, sindareka Yesu, naramubwiye ngo nzamukorera kugeza igihe amvaniye mu mubiri. Ni iki cyagukomeje kuva muri iyo myaka kugeza muri iyi myaka ukivuga Yesu neza, ugikomeye, ukaba waragiye wigisha abana benshi umubatizo, nanjye ndimo, kuko nzi ndi umwana muto w'imyaka 12 unyigisha. Ni iki cyagukomeje twabwira abantu nabo bakiriye Umwami Yesu vuba kugira ngo nabo bazakomere? Ikintu cyankomeje, nakira agakiza, nakiriye agakiza muri iyo myaka. Noneho barandoga, bandoze, ndarwara, ndwara indwara ikomeye y'ibisazi. Ibisazi ibingibi biyobya umuntu ubwenge. Nibyo. Ndarwara, igihe ababyeyi bagira ngo banjyane kumvuza, ariko nsubiye inyuma gato, nagiye gusura abantu b'Imana. Abantu b'Imana ndahakirizwa, nakira Yesu. Mpita menya yuko Bikira Mariya atazajyana abantu mu ijuru, ari umubyeyi wa Yesu. Imana yatumye amubyara kugira ngo aze mu isi aducungure. Niga neza numva Yesu niwe wa mbere mu buzima bwanjye, nanjye numva mbere wa mbere. Hanyuma rero nza mfite umuriro mwinshi mvuye aho hantu. Abantu rero baravuga bati uriya muntu yajyaga acuruza inzoga, ari kutubwira ko atazongera kuzicuruza. Yajyaga akora ibyo dukora, ajya mu misakaza agacuruza inzoga, ibigage, inzagwa, ubwo nari mu cyaro. None arabiretse, ibyo bintu bya Yesu yinjiyemo ni bya bintu byo kwa ba Mungu mwema, ubu rero birarangiye, buriya nta kundi. Niko babyitaga, byo kwa Mungu mwema. Ubwo rero bahise bankarizaho nyine, baravuga bati turebe, baravuga ngo ni abaporo babaka niko baje, n'uriya bizamunanira. Noneho rero abanduga bo baba bari hafi, twari dufite umuryango urimo umuntu uroga cyane. Njya kumusura, ngiye kumubwiriza ubutumwa, ndagenda ndamubwira ntumva wishe abantu benshi, abantu bavuga ko uri n'uriya musore uheruka gupfa ari we wamwishe. None nutihana, njye namenye Yesu nje kumukubwira. Uri wo mu muryango wacu, ntabwo rwose nabona agakiza ngo ndeke kukubwira. Ubwo rero utazabireka uzarimbuka, ariko niwihana Yesu azakubabarira.
nuko navuye aho ngaho amaze kumurikira abazimu arandoga aho ngaho mubwirije ubutumwa ko yumvise mutinyutse abandi bose bajyaga bamutinya arandoga abadayimoni ijambo yaherutseho andoga nararyumvise abwira abo bazimu ngo mugendane nawe mumuherekeze mujyane aho azajya ajya hose mujye mujyana ngarutse bugufi rero ikintu cyankomeje narasengewe ndakomeza aho ngaho ukuntu yamaze kukuroga urakomeza kugira ngo murashaka ko mbicimbura kuko bisa n'ibibaye birebire bicimbura ubuhamya burakomeye ukuntu umuntu yakoze hanyuma Yesu akagukiza mu by'ukuri wari umusazi ugenda narirutse ariko mana narirutse ufite nk'igihe kingana cy'ubwo imyaka ngize imyaka 20 kuko muri icyo gihe muri icyo gihe abasore bari batangiye kunkunda batangiye kundambagiza mfite abasore babiri bakubana rwose umwe avuga ati umwe yitwaga Yohani undi yitwaga Kayitani abiwacu ntabwo wari ubazi we wari mutoya urumva wari mutoya cyane njye nari nzi ubwenge rero ncuruza inzoga nari ntaranavuka wari utaranavuka ko mbega wari utaravuka ko ni kera cyane njye mfite n'imyaka myinshi ubwo rero amaze kundoga ngera imuhira bati wari wagiye ndahababwira bati ntitwari twarakubujije kujyayo ntitwakubujije kujya muri ruriya rugo wagiye kugira ute atakazatuzanira mama ari umuntu ugira impuhwe cyane ariganyira arababara yibaza impamvu nahagiye narabanje ndanabibahisha ariko ndabashyira ndababwira ni njyewe nagiye kubwira uriya mugore ko agomba kwihana akareka kuroga atese wagiye guha iki wakoze iki ninagiye musera amasaka hafi yo kuyarangiza ndi wamubwira kandi nkajya nsya nkamubwira ni icara nkubwira ikinzanye nkasya nkamubwira maze kumubwira arambwira ngo ninze ame ku kagage kadahiye nari namubwiye ko n'inzoga nayiretse byarangiye ntazongera kunywa n'inzoga arangije arambwira ngo ajya arwara rubaga impande ngo nawe nta kinywa inzoga isembuye ngo ninzame sinakubwiye yuko nujya hariya akaguha inzoga zakuroga ubu ntabwo yakuroze umukecuru agira ibibazo mu mutima warababara cyane kandi nari njandoze nyine yaguhereye mu nzu anongera ambwira ngo mujyane bajye bagukurikira mujyane aho uzajya ujya hose abo bazimu ariko Imana yaraguhamagaye kuraho abo banyagwa yarabakuyeho ni nayo mpamvu navuze niba ntaranashatse ntabwo ari we wandoze kudashaka nijye wiyaturiyeho ko nzakorera Imana ntazashaka nzagenda nkakorera Imana ikazanshyingura nkayisanga ubwo rero niyo nigisha urubyiruko ndababwira murabona ndi umukobwa mubi si ibyo jewe murabona ntari kubyara abana beza niba narahisemo Yesu namuhisemo ntimukagira icyo mumpangayikiraho ngo muvuge ngo munseke mugire weho rwose muze guhaguruka mbasengere Imana izabaho umugisha mushaka ubwo rero navuye aho ngaho mpise ndwara uhita ukomeza urwara mpita ndwara namaze iminsi 2 ndi igicucu kiri aho ngaho kijunjamye kiri aho ngaho rwose kitazi ubwenge ngahagarara nkiyumvira nkajya niyumvira nkayoberwa hondi mara iyo minsi 2 ntarya icyabwiye mama ko narwaye nta kintu ndya numva narahaze nkumva narazinutswe ariko ndi gusarana ibya Yesu wasaranye ibya nibyo nasaranaga ariko nibyo wari ufite nibyo nari mfite mu mutima numva naramwakiriye mukuru urarwana cyangwa wararwaye gusura ryama bisa ntabwo narwaye naranirukase njugunya n'imyenda Imana nyagasani numvaga abadayimoni bandimo bambwira ngo fata iyo myenda ujugunye ngo wiyambure kandi amabere agaragara ndi umukobwa nyine ugaragara ko ndi mukuru ubwo rero ndarwara cyane ubwo gukomeza kujunjama gutyo byavuyemo kwiruka
ariko igitangaza gikomeye ntazibagirwa cyatumye namba kuri Yesu nirukanka njya hehe ku bagore babiri bari baraturutse aho iwacu hariya bajya gushaka ikibingo cya Bwanamukari hirya hatari hariya bugufi ikibingo cyerekera mu muyogoro ubwo ngubwo babiri basenga ngenda ariho ngiye ngo njye gusengana nabo kuko ibya Yesu nibyo byari bindimo kandi ndwaye ariko ndi kuyoborwa n'Imana nubwo nari ndwaye abo badayimoni barimo ariko n'Imana iriho injobora kuko niyo yashakaga niyo yatumye ndwara yabibwiye abasengera irabibabwira ngo uyu musozi ntibazi ko hariho Imana ikiza bose ngo nakijije umwana ntibabyemera wari kuyunzanye muzaniye kugira ngo bamenye ko hariho Imana ikiza ubwo rero naragiye ngenda nirukanka mva mu rugo ntawe sezeye byari bitongoye burundu bibaye ibisazi bya burundu ubwo sinabwira ababyeyi nari maze iminsi 3 ntarya ntanywa narembye cyane reba ukuntu meze sinigeze ngera no ngo mbyibuhe icyo giheho narutugufa dusa noneho ndeba iyo minsi 3 nari maze ntarya ntanywa natungukiye ahantu hari umukobwa w'iwacu nawe mukuru ndusha imyaka kandi aracyari umukobwa Loisi mwe turabubaha cyane wowe nawe muri abakobwa b'amateka twifuza Imana yanyu kuko Imana yanyu irakomeye ngo rero ndahatungukira nigisha ijambo ry'Imana riri muri Rusi ndamubwira ntizana Bibiliya kandi nari nyifitiye Bibiliya n'indirimbo nirukana narabyirukankanye bishyashya bavuga bati wa musazi disi wo kwa Karaveri yirukankanye Bibiliya aragiye arabacitse nta bindi nyine yagiye ubwo ngubwo nyine bamaze iminsi bashaka batazi aho nagiye ariko bararangisha baza kumenya aho nagiye aho narahatungukanye maze kubabwira ijambo ry'Imana icyo mbonera ko ari Imana yari injyanye hari umukobwa wo muri urwo rugo ngiyemo kandi ntazi aho batuye ntazi aho ariho ariko uwo nguwo aranjyana angeza iwabo anshyira mama we yari yaravuye iyo ngiyo iwacu ajya gushaka aho ngaho naransengera mbabwira ijambo ry'Imana birabanza birabacanga bayoberwa ibyo ari byo nkavuga ijambo ry'Imana ariko bakanyaruka batari ko uyu muntu yaravangiwe bakabona n'ubundi ko komeze nk'umuvangirwa kubera ibyo bwavuye ku gihe kandi bigiye kugenda birushaho kwiyongera ubwo rero narasenze turaganira uwo mugoroba ntibamenye ibyo ari byo ariko ubwa kabiri ibisazi biba byatongoye neza nirukanka mfata abana hari undi mugore wari mukeba we abagabo babo baravukanaga yari afite abana b'impanga fata akana kamwe ndakazunguza ntura hariya byarangiye ubwenge bwavuye ku mwanya wabwo byarangiye nta bwenge ngifite umugore araza akiza abana be narasengewe barasengera bafata umwanya wo kusengera baravuga bati Imana yakijije Jerome na Francine zamukiza nimureke dusenge bahamagara bahehe abakarama bahamagara abanyamasengesho bahamagara kora ari we wese akajya ati disi muzaze kureba umukobwa wasaze we ati umukobwa yarasaze bati mujye saa 9 mugeze aho ngaho turepete tumugote iyo tutamugose ngo tumubuze kwirukanka araduciye hariho umurimo w'Imana ukaze cyane korali yakuriye aho ngaho mbese korali iravuka bamwe bakarara abandi bakirirwa barasengera amezi 3 arashira ndakira maze gukira mbwira Yesu ngo iyi ndwara umvuye ukaba uyinkijije nzagukorera mpaka nushaka ko nshaka uzabikore nzashaka nutabishaka nzagukorera nintanashaka ntacyo nzaba mbaye sinya n'umwami wanjye gutyo nta mubabaro bintera ngo sinashatse nta kibazo ngira ntibakurambagizaga cyane muri icyo gihe narambagijwe ikindi rero nkubwire
ikintu tubwiye Imana iracyumva pe, iracyumva kandi iragikora. Nabwiye Yesu dore ukuntu aba basore ntarakizwa bari bantesheje umutwe, sinzongere kubona umuntu untesha umutwe. Niyo uzabona atari uwanjye tuzabana, uzabaheze bose. Kuva icyo gihe mbimubwiye kugeza ubu nawe urantesha umutwe. Higeze kuza umusore w'umugaturika araza turakundana, arankunda pe, narakijijwe maze imyaka myinshi n'imyaniko. Niwe wanyigishije uko abakobwa n'abahungu bakundana. Yewe ntabyo nari nzi kuko n'iby'icyo gihe ntabwo nabaga mbyitayeho. Kandi habayeho igihe umwuka wera w'Imana ntwikiye, simenye ngo maze imyaka iyi n'iyi, simenye ngo ndashaje, simenye ngo harungaya, singiri kwiganyira. Mbega ndagenda nibera mu nyenga w'umwuka wera gusa, numva mbanye n'Imana yanjye kandi numva Imana yanjye tubana, ntacyo nayishinja, ntacyo nayigaya. Tukajya mu bukwe mukera n'imbuto, tukera imbuto rwose, kumva ntawe wahemukira, ntawe wariganya, ntawe wabeshya ngo ubone amafaranga nk'ibi byateye. Akiza kazima ni ugukizwa ukanera imbuto cyane rwose, zikagumaho ntizihunguke ngo zigire igihe zagucitse ziveho bakubona ukundi. Kandi n'ubu niko numva byakomeza, nuko numva bikomeza, nuko mbashaka. Iyo ndiganije uri umuntu w'Imana nirinda kukwaturiraho ikintu kibi, niko Imana yambwiye. Nirinda kukwaturiraho ikintu kibi, nkababara mu mutima, nkagenda ngasengana Imana. Uriya muntu uko yarakijijwe none akaba ahindutse nabi bitewe n'iki? Kuko abadayimoni basigaye badutwara abantu bigeze aha. Nkamwingingira nyine, nkumva sinababazwa nuko amemukiye cyane ngo mbabare mwaturireho ikibi. Dore Imana yarankijije muri make, mba muzima. Imana irahasanga n'ijwi ryayo irambwira ngo ndagukijije, nta n'indi ndwara izongera kukubabaza nk'iyi ngiyi warwaye. Kandi ukira, wakize musengerwa, wa murozi agihari. Subira iwacu. Urumva nari naragiye kurwarira ahatari iruhande rwe. Subira iwacu, ndongera ndahinga, ndongera ntera intabire, ndongera mbaho, ndetse nsubira iwe nsanga umukobwa we yarwaye abadayimoni. Ndagenda ndamubwira nti nimuze njye kubasengera, Imana yankijije n'uyizamukiza. Yagiye mu bapfumu ajyanye n'umukobwa we, ahengama iminwa igera hariya, uwundi ugera aha, buranga burahinduka amera nabi cyane. Nkajya njyewe kumutwara ngo njye kumusengera. Agiye gukira, nyina yaramaze kuvuga ko abapfumu baretse, umupfumu aziwe aramubwira ati biriya barababeshya. Ahita amunyambura uwo mukobwa we, amugumana mu bapfumu. Arongera ararwara, akomeza arwaye, ariko Imana igenda imugirira neza, bihengamuka gato. Uwo mukobwa we nawe ahita arongorwa n'uwo mupfumu, nyina mushyiraho igitambo cy'uko yamuvuye, ababeshya ngo yaramuvuye. bakorera Satani cyane. Ubwo rero rwose no barabyiro yarafite n'abuzukuru yarabyaye. Oyiwe yamuvuye ashaka undi nyine yahise abanyira rushako. Nta mugabo umupfumu si ibigeragezo, nta mugabo yigeze ufatika, ahubwo yarwaye n'abadayimoni b'ubusambanyi, akajya anashakana n'abakigabo utwana, nabo baramubyarira afite nk'abana 4 bagiye badahuje base. Nuko nguko ariko Imana yamugiriye neza, ntiyakomeza kumera nabi, nyine arashaka arabyara. Nuko akajya avuga ati sinzemera kurira amaso nka Francina utarigeze ashaka, akaba agiye gufata byaye. Ndamaze niba narabyaye, ibyo biramaze, nabi nanjye narabyaye. Buriya se waguwe neza, akajya nkumva nta kibazo ku mwami wanjye, avuga nibyo birabareba, nta kibazo rwose. Imana iguha umugisha. Tugikomeje mwise ko Imana yaguhaye agakiza. Ikindi buriya nanjye ndi umwana, numvaga ntazashaka, numvaga nanjye nshaka kwiha Imana. Imana nyine ibigenza nk'uko ishaka, ibona yuko bikwiriye nyine. Ariko njyewe nk'aba bantu baba barihaye Imana, genda bemera cyane, kubera yuko umuntu yabidesiza akavuga ati nihaye Imana, nisaba bikira bo ntibahari, ntibanezerewe se. Ikindi umugambi w'Imana ku muntu burya nta muntu n'umwe ushobora kuwukuraho. Njye rero ubuhamya bwawe buramfasha cyane,
iyo nkurebye ukuntu wanyigishije uri kubwo buhamya sinari mbuzi ukuntu rwose bakorozi ntabwo twigeze ariko ubu jewe kankubwire rero ku bantu mudukurikiye uyu muvandimwe ni njye mwita umuvandimwe wanjye, umuntu wanyigishije akamba hafi, noneho duturuka ukaza kundeba uti ngwino watinze kuza kwiga, ukanyigisha muri korari. Mu by'ukuri uri umuntu umvuge ngo iki sinzi ko njya nabifuje ngo wakuma wowe na Loisi tuganire, ntago ndashobora kumubona kubera ko umwanya ni iki, ariko nibura ngize umugisha wo kukubona ni umunezero kuri jye. Ariko mbanze nkwibarize mu by'ukuri buriya ukurikije iyo myaka yose ugendana na Yesu akagukiza ibisazi, ubona hari ikintu mu by'ukuri Yesu yananirwa? Turimo turabwira abantu batwumva Yesu wagukijije ibisazi. Hari abo tujya twumva ubuhamya tukagira ngo baranabeshya, kuko abantu benshi n'igihe babeshya bakabihimbahimba bakibeshyera, ariko wowe ndakuzi neza, ubuhamya bwawe ndabuzi, n'abantu benshi barakuzi. Muri make turashaka kubwira abantu ko iyo umuntu yakiriye Yesu hari izindi mbaraga, haleluya, zinjira mu buzima bwe zikamuyobora, zikamushoboza ibyo adashoboye. Muri izo ntambara zose warwanaga, abantu bamwe bakavuga baturiya ntiyashatse n'ibiki, birumvikana ntizabura. Mu by'ukuri ikintu wabwira abantu bageragezwa n'icyo kintu, kuko barahari batashatse cyangwa bakirindiriye no gushaka ariko bizeye Imana, mu by'ukuri ikintu wabwira abo bantu, imbaraga z'Imana uburyo zabafasha ntibahore biganyira bumva yuko bagowe bagumiwe, kuko hari n'ukuntu banabivuga ngo nguriya ngo yaragumiwe n'iki, ariko nkawe ufite ubuhamya kandi bukomeye, urababwira iki? Umugisha ijambo turashekeje. Rero ikintu nababwira kandi cyankomeje ngakomeza kubana n'Imana, yewe nkumva biratuma ntiganyira. Nabaye umuntu ukunda Imana wo gusenga, ngahora hafi y'Imana ngasenga, nasenga Imana ikampumuriza, kandi hamwe no kunyurwa n'uko ndi, nkumva uko nanyuzwe n'uko ndi nta yandi maganya amba mu mutima, ngo numve yuko mpora ntiganyira, nibaze n'ibyo byagenze bite. Nkabona n'ubushake bw'Imana, noneho nza kumenya ko n'ibyo umuntu yiyaturiye yubaha Imana ayikunda, byanze bikunze bimubaho cyane, kandi ntacyo wabihinduraho. Ntiwahindura ngo kubera iki njye byagenze gutya. Ntabwo njya niganyira rero ngo nibaze gutyo. Abo ngabo agira igihe cyo kwitekerezaho mwumeza atyo, akavuga ati ariko koko ko nasenze kandi nkayisaba umugabo nkaba naramubonye, ubu kubera iki jyewe ntabonye umugabo mpora kubera iki Imana ubugiye wamoye iki? Ugasanga afite uwo mubabaro, agahinda karamwishe, ntagire ubwo yumva ko muri we mbese umubabaro ukaba uko atasubijwe, akabona aragumiwe nyine. Aho rero ibyo ntibyigeze bimbaho, sinigeze ari n'igihe ntibuka imyaka yanjye, cyakora nkayibutswa nuko ntekereza igihe namenyeye Yesu nkabona niwe wanduhuye. Ikintu wakomeresha aba bantu ni ukuri birahari wabakomeresha. Hari igihe n'abandi bantu bagira na komplexi ngo ndamwita ngo mama ngo kandi atarashatse, ngo cyangwa mukecuru ngo kandi atarashatse. Wababwira iki mu by'ukuri? None se umuntu iyo yiyemeje gukorera Imana akavuga ati mwami wanjye nzakugwa inyuma, Bibiliya muri ibyo yaravuze ngo twemeye n'isoni z'umusaraba. Mu by'ukuri muri uru rugendo hari ibyo twe twemeye nk'isoni z'umusaraba. Hari igihe umuntu akureba, nje bajyaga bandeba ntwaye Bibiliya niga bakavuga bati kumara umukobwa nkuriya rwose wapfuye ubusa. Nigaga muri kaminuza ariko ndi na segonderi, ndi na primaire na segonderi, najyaga nyura hariya nyine abantu badakijijwe uriya musozi, abantu ntago bari bakizwa. Nyuma ya jenoside rwose bari bake, nk'imbasa ntabo, hari umumama witwaga Dafani, abandi ntabo. Noneho bakajya bavuga bati uriya mwana ararumbye, ananiye, biriya bintu yagiyemo by'abasazi
niki, ariko mu by'ukuri umuntu wizeye Yesu ukumva hari imbaraga zigukomeza. Ntekereza ko izo mbaraga ari iz'Imana, arizo zabakomeje kuva muri 82 kugeza muri uyu mwaka wa 2022. Twebwe turi batoya cyane kuri umwuka no mu mubiri, ariko shimira Umwami Yesu ko atanga agakiza atarobanuye ku butoni. Iyo abantu barimo bavuga nka biriya bintu ubyumva ute koko? Ariko se ngo buriya ngo aba yumva ameze ati, mu by'ukuri uba wumva bameze bati, genda shaka umbwirira aba bantu bakwiriye kwamamaza Imana ibahamagaye. Bambwira ukuntu bumva bafite n'isoni ngo none se ibyo bintu abantu babyibazaho cyane, ariko intango yabyo kandi ituma twebwe dukomera. Iyo wamenye Yesu neza, ukibuka imirimo yagukoreye, ukibuka uburyo agenda kurinda, ukibuka uko njye nibuka nuko yankuye mu cyaro akanzana n'i Kigali, nubwo hari umuvandimwe nje sanga, ariko sinumvaga yuko ari we nubatseho, kuko nari narasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu ngo akishimana amaboko ye mu mutima we, kandi ngo kuko n'ikiza ntazakimenya ntazakibona. Nta muntu nari niringiye, naje nje nkuje gusura abantu, ariko ni ukuri abo bantu bibaza gutyo, arareba akabona imyaka yiramujyanye, akavuga ati ariko se ko ntumva nasenze kera, kubera iki jyewe Imana itansubiza? Hamwe n'ayo maganya afite, kuko ugasanga yuko ataramenye Yesu neza, ugasanga ko atabona imbaraga zimugumaho. Ni nayo mpamvu bamwe babivamo akishingira, niyo mpamvu bamwe babivamo akareka gukizwa uko bikwiriye, kubera ko umutima w'uburambiwe uko ameze. Rero icyo nabakomeresha, nkurikije ubwo buntu Imana yangiriye, sinigeze ndambirwa ubukobwa bwanjye ngo mvuge ngo kubera noneho habayeho n'ikintu cy'ikiciri cyo kuba mu mwuka. Sinkumva, sindeba ngo ngize imyaka iyi n'iyi, nkumva icyo nshaka ni ugukorera Imana. Aho abarwayi bari nkajya kubasengera, aho umuntu ufite ibibazo ari nkajya kumusura, ndashyira ndasengerwa ku budiyakoni. Muri 2001 niho nasengewe ndino, naravuye hano ndi Kicukiro mu buhamya, umupasiteri bagiye gutoranya abadiyakoni, aravuga ati nawe ugomba gusengerwa, we waramaramaje muri Kristo Yesu, nta cyatuma udasengerwa. Nagiye gusura iyo ngiyo iwacu, nje sanga bari ku rutonde nanjye bashyizemo. Nta n'umwenda nari naguze kumwe binyuraho ngo avuge ko zaba yambaye neza n'ibiki. Naraje ndasengerwa kandi numva nta kintu bintwaye, barasengera mu mudiyakoni. Noneho njya nakomeza umurimo, rero rwose numva Imana hari ahandi hantu interetse. Ntabwo ibyo nigeze mbyiganyiraho, ariko benshi nanjye mbona nkanabaganiriza, arandeba bakavuga ati nyine uburozi bari barakuroze bwakugumyemo, hari ukudashaka koko. Ngewe usengere nzashake ibyo ukumeze jye sinabishobora, ntabyo wanashobora koko, ko jye nta mutima uhagaze ngira, sinigeze niganyira. Yewe hari n'igihe hajeho icyifuzo, umuntu asanga mu rusengero nasengeragamo, aranterura aranyirukankana ngo uyu nimuzongere kumwita icya-10, yarambeka ku mugongo anzengurutse urusengero, ati uyu nawe agiye gushaka ibintu byaciyemo, nimuzongere kumwita icya-10 cy'Imana. Ubwo rero nawe Imana imbwiye ko yagiye gushaka, nuko aravangirwa, nuko abantu kubera ukuntu bamupingaga baravuga ngo ibi bintu Francine bamuvuzeho ngo nibiba tuzamenya ko yari umuhanuzi koko. Nuko niberaho nanjye kandi koko yanteruye, umva yanyumvishije umunyenga, ariko ndawumva koko ndi mu mugongo. Nuko numva nyine uwo munyenga, kandi numva ibyo ndabyakiriye. Noneho ndagenda ndasenga, senga Imana, ibi bintu avuze, ibi bintu nibyo. Naringize imyaka 46.
icyo gihe Mbega ni Kigali hano ku Gisozi mu Gasafi agushyira mu mugongo nta ntambagiza mva nyumvisha umunyenga rwose ndawumva ngenda mwidunda mu mugongo gutya nyine nawe ari umugore munini nk'uko ni mu bicece bye ngenda nidundamo nta muvunnye Mbega ubwo rero nyine abantu barategereza baraheba ariko icyo nakubwira nanjye narabisengeye ndasenga ndavuga mbwira ko ibi bintu noneho ari byo n'igihe nabereye ukanyihorera muri 30 28 ahantu hose none ngo ngiye gushaka ngaho mbwira ko ibi bintu ari byo iyi myaka koko mu by'ukuri muri iyi myaka Imana iricecekera sinagira ikintu na kimwe numva kandi ubundi iyo senze natitirije Imana ijwi ryayo ndaryumva kandi nkumva nganiriye nayo niba ikuntumyeho nkabyumva ndagushakashaka nkakubona nkakubwira uko Imana yambwiye kandi ukabyakira kandi bikaba nibyo ubwo rero nta kintu Imana yambwiye naravuze nti buriya n'umuvangire nkurikije imbuto ze rero za nyuma ndavuga ni yari yarumvise ko ndi mushiki wa pasiteri baramumbwira buriya yagira ngo andeme agatima numva nuko nguko mu mutima wanjye bijemo ndavuga nti kandi atazi ko wowe wadesize gukorera Imana wihaye Imana ubwo rero rwose rero bajya bavangirwa arabangirwa cyane iki gihe bo ni benshi bavangirwa we yari yanavangiwe cyane kuko yari afite itorero yaragezeho atuvamo ajya gushinga itorero harya muri beretwari noneho abantu baramuyoboka benshi cyane ubwo rero kuva icyo gihe yahise ava mu itorero ryacu aragenda akajya anabatiza ari umugore akajya nuko ibyo ari byo byose rero mu by'ukuri abo bantu bareke kwiganyira niba abona igihe cye iyo nawe hari ukundi yasenze erega hari igihe twiyaturiraho n'ibintu tukabyibagirwa twabyibagirwa ukagira ngo Imana yaraguhemukiye kandi ari we wayibibwiye kandi Imana ntikinishwa ntabwo dukinisha Imana iyo watuye ibintu wumva bikuri mu mutima wanabisengera nyuma yabwo ukicunuza iyo wicunuje genda urebe ukicunaguza no kwicunuza ni ukuvuga ngo ndicujije icyatumye mvuga biriya iyo ntabivuga ariko iyo ugiye ukabyaturira umuntu iyo ntavuga ibi bintu byanze bikunze hari igihe Imana ikugirira neza kuko iruzi umuruho wawe wo mu mutima bikakugirira neza abigirira neza igahita kuko ahangayitse cyane umutima wubabaye yumva nyine tonganya Imana ese Imana gukora ko wumva akaburana bahumura Imana irumva iyo uyititirije ukayiba imbere ikugirira neza Imana iduhana umugisha mu by'ukuri urakomeje umurimo w'Imana kandi imbaraga wari ufite kiriya gihe wumva arizo ugifite numva arizo ngifite kuko ntabwo mpindurwa n'ibihe ngo ndebe ngo uko biriho bimera gutya abantu bariho bicira inzira muri ubu buryo uyagewe nuko namenye Yesu neza mumenye rwose niyo ngize ikibazo nkagira ikibazo kindemereye nkabona umutima wanjye urababaye ndagenda ngasenga nkegera Yesu kangirira neza nabaye ahantu amatangire nabaye ahantu umuntu arambabaza cyane umutima wanjye arambabaza ndababara pe naho nari ncumbitse arambabaza numva umutima wanjye urababaye Imana ikambwira ngo ihangane nkumva ni mu mutima ndi kubyumva ngo ihangane igihe cyo kuva ahangaha si iki ngiki wihangane mwongera umwuka w'Imana araje arabitwikiriye nkakora ibintu byiza nkabona nyine umuntu yandetse yanyihoreye yanze kumvugisha byanze nkagenda agakora byiza ngakora ibintu byose byiza nkabona igihe kikagera nkabona aribwirije arongeye aranyemereye turavugana ndashinyiriza ariko umunsi wo kuhaba wabaye umunsi umwe wonyine mfata gahunda ndavuga nti nanjye singiye guhora ndemereye ari umuntu w'Imana nyine singiye guhora ndemereye uyu muntu w'Imana ngirira neza ahandi hantu ho kuba Imana irabikora kuko yabonye nari nshyizeho iherezo nanjye umutima ubabajwe nuko nduzi noneho n'ibyo nkoreye birenze ubwenge bwanjye
nahise rero mbona mu by'ukuri Imana ijya ifasha abantu bashobore kubanira neza abandi cyane rwose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro, ndetse rikanavuga ngo mugire umwete wo kwezwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero mu by'ukuri nk'umukozi w'Imana nubaha nzi uwihaye Imana, wakoreye Imana, ndagira ngo umbwirire aba bantu badukurikiye, none se ko muri iki gihe hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma, abavugabutumwa bakaba barabaye benshi, ukabona hari n'abasigaye babwiriza bambaye ubusa, ukabona hari n'abasigaye babwiriza nasambana niba nagira gute. Mu by'ukuri hamwe mwitabye Imana mukitaba umuhamagaro muri iriya myaka ya kera, kuko tujya twumva bavuga ngo abantu nyine ba kera bakijwe kera, agakiza kacu ngo si nk'akabubu, ngo abubu ngo ntiwamenya ibyo baba barimo. Mu by'ukuri agakiza gashobora kajya gahinduka se, hari ak'abakera n'akabubu. Mu by'ukuri wabwira icyo aba bantu bahora bagenda bakora ibyaha, abandi bakagenda bavuga ngo agakiza ngo kari akakera ngo naho abubu bo ntabyo. Gira icyo ubabwira tugana ku musozo. Ikintu nababwira rero, abubu bakunze isi cyane, ntibazinutswe isi nk'uko twakijijwe tuyizinutswe. Twebwe twarakizwaga ukumva uzabeshwaho n'Imana, ntuzirwanirira ngo ushakishe uburyo wabeshya umuntu. Aho abubu ni abatekamutwe, ni abatekamutwe mu butumwa bwiza, nk'uko bamwe muri bo ni abatekamutwe mu kubeshya mu buhanuzi, akavuga ati nuzuye umwuka wera ndahanura, ubu nanjye ndi umuhanuzi, ariko ntiwapfa ubuhanuzi bwanjye buje buba ari ubwo nyine, ari ubwo kuri. Nanjye simpfa kubeshya umuntu ngo mvuge ngo mbonye Imana ikoze itya, ariko abubu ngubu arakizwa agahita yigana uwo yabonye. Noneho rero abahanuzi babikiriyemo, ndakureba nk'uku nguku uyimereye, nkavuga ntizazi iwawe nkubwire, tuganire nkubwire ibyo nabonye iwawe mu rugo rwawe uko bimeze. N'iwawe birakomeye, iwawe ni ibintu bicika. Ahubwo ndashaka ko uzanyihera amafaranga nkajya kurya, nimva iwawe kuguhanurira nkaba mbonye icyo ndarira uwo munsi. Agateka umutwe agahanura ibinyoma, agahanura ibinyoma uwo nguwo. Mwifurije ibyiza ntabeshye bitwaye. Reka tubwire abahanuzi b'ibinyoma badukurikiye, muratwumva, murahari, ugenda mwirwa ngo mureberamo abantu ngo mugira gute. Mu by'ukuri abahanuzi b'ibinyoma bashaka kubeshya baberamo, aho kugira ngo umubeshye umubwire ngo ndakureberamo, ahubwo wamubwira uti ndakwifuriza ibyiza, ndabakosoye mu izina rya Yesu. Abamaze gutana muri ubwo buryo, mureke kubeshya abantu b'Imana ngo ndaje ngo nkurebere, nk'uko uyu mumama babivuga, ngo yabona uri big woman cyangwa akavuga ati uriya ndamukuramo nka veni. Niko bimeze, niko abo bahanuzi b'ubu bameze. Aravuga ati simvira mwaho, byanze bikunze rwose ndayamukuramo. Akagenda atugiye kurwaza umwana wawe agiye kurwara, ndagira ngo nkubwire yuko nzagaruka kugusengera ibyo bintu bitaraba, hazi igihe bizabera, mbese ni umutwe atetse, kugira ngo ikindi gihe nabwo nagaruka ni uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yo mu ijuru rero ibagenderere, bareke kubeshyera Imana, ko hari ijambo rivuga ngo uvuga ngo Imana yavuze itavuze azabona ishyano, kandi ngo uwo nguwo avumwe nyine. Rero igituma abubu agakiza k'ubu ngubu katameze nk'akakeye, ni aho ngaho wambajije. Wakizwaga ushaka umenye Yesu neza, kandi ukumva Yesu ari kumwe nawe, numubeshyera arabimenya, kandi aguhane, uzagaragarweho yuko wahanwe n'Uwiteka, kuko bitari bikwiriye rwose kumubeshyera. Yesu yabaye umuntu, abana n'abantu mu isi, abantu baramubona, igihe kigeze araducungura, ajya ku musaraba arapfa, acungura amahanga yose. Aravuga ati
uko mumbonye ngiye niko nzagaruka. Ntabwo rero yagengwa amatwi ye yageze mu ijuru ye kutwumva, n'ubu aracyatwumva, aracyareba, akamenya abamwubaha n'abatamwubaha. Abubu rero babeshya nibabireke kuko arababona, arabazi, nibareke kwirwanirira kuko umwami wacu arabareba akabitegereza, kavuga ati mukwiye guhinduka mugahindura kuko umunsi wo guhana nuza nzabahana. Imana rero izahana abo banyabinyoma. Imana idufashe. No muri Yeremiya harabivuga ngo hari abahanuzi b'ibinyoma birirwa bavuga ngo nareretswe kandi babeshya. Ikindi nk'uko ubivuga nanjye urabivuze nibuka ho gatoya niga segonderi, umuntu yigeze kumpanurira arambeshyera arandondora ngo nakopeye mate, ngo nakopeye imibare, kandi mu by'ukuri ntayo nari narakopeye, sinigeze nkopera mu ishuri, sinakoperaga, ariko arabihanura arabyemeza. Undi nyine ukabona ari kumumuyate, Imana irambwiye ngo wagize gutya warasambanye, mu by'ukuri ugasanga harabitse umuntu, undi akavuga ati Imana irambwiye ngo urugo rugiye gusenyuka. Ubwo mu by'ukuri nk'uwo muhanuzi nta kibazo nk'uwo muntu afite. Hariho babihanura avuga ati ni ukuri si nta kibazo mfite, ariko ndavuga ni nk'uwo muntu uba ugenda avuga ibintu nk'ibyo bibi, akabeshyera abantu, akabifuriza mu by'ukuri kujya abarwaye abadayimoni b'ibinyoma, abarwaye abadayimoni, tugana ku musozo, abarwaye abadayimoni b'ibinyoma. Tubwire n'ijambo dusezera abantu, niba hari n'ikindi wababwira, kuko ubutumwa burumvwa n'isi yose, ntabwo ari abantu ba hafi ubwiye gusa. Bababwira imbaraga z'Imana n'imbaraga z'agakiza k'ukuri abantu bakwiriye gutunga, cyane ko ibicupuri bimaze kuba byinshi cyane. Imana rero duhana umugisha. Nakubwira ijambo nanone ryankomeje. Ijambo ryankomeje riri muri Yohani ibice 15 umurongo wa 7, rivuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iryo jambo rero nanjye narigeragerejweho ho gato, ndavuga ariko se ibintu usengeye byose ko nabihabwa. Umwuka w'Imana araza arambwira ngo iyo dusabye iby'irari ryacu ntabwo tubibona, ngo ariko iyo uriho usaba imbaraga z'umwuka wera cyangwa n'impano z'umwuka wera ngo zize zigufashe mu murimo w'Imana, nta gituma ibyo ngibyo utabibona. Imana rero idufashe cyane. Hanyuma rero abo bantu nabo icyo nababwira nuko nababwira ngo bahindure imyifatire, be kumera nk'aho bazi ko Yesu ari kure cyane, ibyo bakora n'ibyo bavuga atabibona, arabibona kandi arabareba. Ni ngombwa rero ngo bahindure imyifatire, nubwo babiboneramo iyo ndamu niyo mu isi, ariko iyo mu ijuru yo ntayo bafite. Ni abadayimoni rero bene abo babakoresha bakamumara ubwoba, bati ngaho beshya wibonera amafaranga. Ubwo rero iyo amaze kubeshya abantu bakamuha amafaranga, yumva ko ubuzima bwe buhereye aha mu isi, akavuga ati n'ijuru nishaka nzaribure. Kandi turakizeye ijuru rwose, ni naryo turiho dukorera. Hari abazajya mu ijuru, hari n'abazagumana na Satani bagashyana nawe, kuko bakomeje babeshyera Imana, bananiwe kwizera uko bikwiriye. Imana idufashe. Umugisha tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi barabohora TV, nka televiziyo yigisha abantu kwihana ibyaha, yigisha abantu kwizera ubutumwa bwiza bw'ukuri, kuko n'intego z'iyi televiziyo ko ari ugufasha abo bantu barimo barindagizwa n'abo bantu barwaye abadayimoni, cyangwa umuntu akababoshye kugira ngo abo bantu babohoke. Ni ubuhe butumwa wabagenera? Uhite unasenga, Imana iguha umugisha. Ubutumwa nabagenera nubwo kubabwira ngo bihane, bave mu byaha, bakizwe, kuko nta ukora icyaha atakizi. Barakirengagiza, bakirengagiza ibyo bakora kubw'indamu babonera mu isi. Nibarekeraho rero bihane, bamenye Umwami Yesu, bamubwire, bamuhamagare, kandi azajya bumva. Kandi nibahindura bazabona umugisha w'Imana, batishakiye indamu yo mu by'iyi si byonyine gusa. Numva ari ubwo butumwa bwo kubamenyesha ko bakwiye kwihana, bakava mu byaha bagakizwa. Abantu rero umushyitsi wacu mutumirwa arabifuriza ko mwakwihana, tugiye kumusaba abasengere, kandi nibyo koko nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Nta kindi kintu cyaguha amahoro usibye kuva mu byaha.
nawe wabivuyemo ariko ukaba urimo ugeragezwa cyane, sawa waratinze wenda gushaka, wenda barakuroze se cyangwa ari ibigeragezo bisanzwe, ukaba uri kuvugwa cyane, ese ukaba uburwayi bukomeye bwanze gukira, ukaba warabuze urubyaro, mu by'ukuri ibintu byose ugerageje gukora akazi ukabona biranga, nagira ngo nkubwire yuko umwami Yesu akiza kandi abohora, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 45, ibyo Uwiteka abwira Kuro ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize, ababwira abamwemeye bagakizwa, bakareka ingeso mbi, bakareka ubweskoro, bakareka kubeshya. Mu by'ukuri tusigaye tubona ko abeskoro babaye benshi mu rusengero, hanze ugasanga umuntu yitwaje ishusho y'iyi Bibiri y'iyi ngiyi ati musaidie mtumishi wa Bwana, ariko mu by'ukuri agakiza ntako. Muri Kenya umweskoro, umusinzi uzanga yicaye ku nzira, musaidie mtumishi wa Bwana, musaidie mtumishi wa Bwana. Na rero abantu basigaye babikoresha, akaza nko mu nzu ati mbonye abadayimoni. Hari umuntu ngo wari ufite inzu ifite umukindo ngo wakoraho ikibabi cy'umukindo cyakoraho, umuhanuzi ati murashize bahereje ihembe, kandi ari umukindo, atizana amafaranga tugusengere n'ibiki byose. Mu by'ukuri abantu nimushishoze mumenye Imana. Ese ubundi mwebwe nimwakwisengera Imana ikabumva wihannye neza? Nk'uyu mubyeyi wakijwe muri 82 yagendanye na Yesu kuva icyo gihe, ntiyigeze ashaka, ntiyigeze yishingira, ntiyigeze agendera mu ngeso mbi, ariko aracyahamya Yesu, aracyavuga ati abubu mwebwe muri abeskoro ntago mwiha Imana neza. Kandi iyo ubigenzi usanga koko ari byo. Abantu baritwaza izina rya Yesu bagakora ibyaha. Reka mere nk'iwacu, sibyo? Ubona isengero zuzuye no hejuru, ariko se mu by'ukuri kugambanira nabivahe? Amatiku avahe? Amagambo avahe? Ubusambo buvahe? Ntago dukijijwe tujye tubyemera, ahubwo dusaba Imana iduha agakiza. Ndagira ngo sitwe dutanga agakiza, dusaba Imana yo mu ijuru. Wowe ahuri niba wumva koko wakwakira umwami Yesu ukuri, ukagira agakiza kazima katavangiye, ngo wirirwe ucupurika abantu babeshya, upfuka amahuri tugusengere. Igihe kigiye kuza iri jambo nimuzaba mucyuryumva, nimuzaba mukiribona, kuko ikoranabuhanga aho rigeze ni kure. Imana ibaho umugisha. Reka Diakoni Francine abaragize Imana kandi tumushimira. Francine turagushimiye ko witabiriye ubutumire, kandi ndahamya neza ko ubutumwa utanze buzakora ku bantu benshi. Tubwire n'abantu babasazi cyangwa bafite abana basazi, yenda basarishijwe n'ibiyobyabwenge cyangwa baroze. Yesu arakiza. Uwakijije Francine kwiruka agakuramo imyenda, akiruka ari umusazi baramuroze, nawe yagukiza. Mbabwire ngo imbaraga z'abarozi ntacyo zivuze, imbaraga z'Imana ziriho, zirakora, zirabohora, kandi Imana izanaguhindurira amateka, ariko wemere ukizwe neza nk'uko umwuka w'Imana abigusaba. Basengere, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana, kandi rwose nta kintu Imana inanirwa. Imana irakiza, narabibonye ndanabihamya. Ibyo banseka byo rwose nta kintu nibashaka barekeraho cyangwa bisekere. Nanjye ngifite amenyo narasekaga umunsi ukiye, none yarashize. Ubwo rero rwose n'ubu ngubu yashize, ntibumbuza guseka kuko umunezero wa Yesu uba mu mutima wawe. Amina. Gasubire mati n'ubu ngubu ntibumbuza guseka, kubera ko nubwo amenyo yagiye, ibyo bihanga birasanzwe kuwa yakutse, ibyambuza guseka rero kuko umunezero wa Yesu uba mu mutima wanjye. Urumva ari umunezero ufite bo badafite, ariko bavuga ibyo batazi. Yesu yuzuye muri wowe, nabo baraseka ngo ntiyashatse. Ushaka nikiza umuntu utarashatse. Mbibutse yemwe bantu batashatse, uzagera mu ijuru atarashatse azambikwa ikamba riruta yandi. Ku marembo y'ijuru ntabwo hari umuntu
ku marembo y'ijuru ntabwo bazabuza umuntu utarashatse ngo ntiyinjire hariya. Nibyo nashaka kuvuga, ntabwo bazavuga ngo wowe ngo ntabwo washatse ngo ntiwinjire mu ijuru, wowe warashatse injira mu ijuru, icyangombwa ni ugukizwa. Twagiye duhura n'ibyo bigeragezo mu rwanjye ruhande rwose pe, n'abagore bakanyihangika bati nta n'ikintu wowe uzi, nta n'umunezero uzi kuba umeze utyo ukaba utarashatse, nta mugabo uzi, nta byawe ntacyo, bakambwira amagambo ahubwo nakojeje isoni ngenda ashaka no kumva, ariko nkababwira ibyo ni ibyanyu mwahisemo, nanjye mpitamo, mundekere Yesu wanjye mugumane rwose. Bati barakuroze, ntabwo ndoze abandoze, Yesu yabinkuye ibyo bandoze birarangira, ubundi mba muzima rwose. Ni Yesu nemereye. Reka na Paulo yarabivuze Francine, yaravuze ati gushaka ni byiza, ariko ikiruta ibyo byose no kudashaka ni byiza, ariko uwo binaniye ntashake. Ni cyane magambo nayiki ntakira aho ngaho mu ijuru, umuntu utarigeze kubaganira Imana mu buryo bumwe cyane azambifika. Tuzibonera amakamba y'umunezero rwose, naho nsengeye hose bambwira yuko Imana ari inshuti yanjye cyane, nanjye kandi ubwanjye ndabyumva nkabyumva. Ntawe rwose. Si ubwa mbere kuri social media? Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere. Imana iguha umugisha, kandi umeze nk'umuntu umwuka yayoboye cyane umazeho igihe, ni umugisha ukomeye. Umwuka wera ni umuyobozi. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana nyir'ubutware nyir'ububasha, uri se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu mugoroba. Ibi ngibi wari ubizi, nubwo wambwiye ngo ntacyo uzajya gukora utambwiye, njye ntabwo ibi ngibi nongeye kubyumva cyangwa ngo ugire icyo bimbwiraho, gusa nongeye kubonana n'umuja wawe ugukorera, umukozi wawe ugenda impande zitari zimwe, numva ko dukwiriye kuganira. Ambwiye rero ko ari n'ikiganiro ushobora gutanga, nanjye numva mbyungukiyemo kukuvugira Mwami, ni iby'igiciro kuri jyewe. Niyo haba mu giterane nahagarara nkakuvugira, kuko mukunzi muzima, nzi neza aho wankuye kandi nzi n'ubuntu wangiriye. Fasha rero abo bakobwa n'abahungu Mana, igihe cy'ubusambanyi wavuze ko hamanutse imbwa nyinshi zo kurwanya abantu, arizo zigaragaza ubusambanyi, cyarageze. Abantu bamerewe nabi muri ibyo byaha. Mwami Imana yo mu ijuru, ndabasengeye kugira ngo usange uru rubyiruko ruriho ubu, usanga abagabo n'abagore wabivuzeho Mwami. Uravuga ngo abo badayimoni ntibazatinya umugabo wubatse urwe rugo, ngo ntibazatinya umugore we uri kumwe n'umugabo, ngo abo badayimoni ntibazatinya. Nanjye ubwanjye numvise ngize ubwoba, ndavuga ni Mwami wanjye uzandinda abo badayimoni, kandi wakomeje kundinda Mwami. Ndagushima kuko wangiriye neza. None Mwami Imana, witegereze ukuntu aba badayimoni bateje amarari, abantu bakararikira amafaranga gusa, bakabona uburyo babeshya abantu ngo Imana iravuze itari yivuze. Ndakwinginze kugira ngo usange abo bantu, dore baba mu itorero ryacu, kandi iri torero ntabwo ryabagamo uburiganya, ariko umwanzi yabwinjijemo kugira ngo abantu bacogore, kugira ngo Mwami Imana basengaga ihinyurike, ariko nta kiguhinyura Mwami Imana, kuko imirimo ukora iragaragara. Basanga ubagirire neza, usanga abarwayi ibyo bisazi nk'ubwo nari ndwaye, ubayobora inzira yo gusengerwa, baze tubasengere. Nanjye nzi neza ko wambwiye ngo nzasengera azakira. Mwami nyir'ubutware, ubasure ubagenderere, babashe kuza basengerwe bakire, bamenye inzira yo kukwizera by'ukuri. Urakoze rero kuri Imana idukunda, kandi witeguye kugirira neza buri wese. Umugisha umuja wawe turi kumwe, umugisha Mwami Imana, bene data turi kumwe, buri wese umusure, tubonere umugisha kuri wowe iminsi yose, kandi tuzajya no mu bwami bwawe mu izina rya Yesu.